Okay, ikindi kibazo cya fun questions. Ibibazo byanjye uri kugenda ubikwepa rero oya ntago bikwepa na comment se ko abantu bahari. Ibibazo byanjye uri kugenda ubikwepa kandi ndabizi ko hari byinshi wakundanye n'abakobwa igihumbi. Nakundanye na benshi nyine nibyo nakubwiye ariko ntago namenya ngo nawe ntamenya ngo kurukuritse n'uwo. Okay, twagiye noneho utubwiye ko wakundaga umuziki ukawukunda. Ninde nuwuhe muhanzi wa mbere waguteye courage yo gukunda umuziki? Of course in The Ben. The Ben. The Ben umufana wanjye w'akadasohoka byatari. Kuva kera kuva nyivuka kuva nakura nyine numva umuziki. The Ben agakurikiraho grand frère wanjye. Grand frère wawe Yannick niwe watumye nkunda kuririmba nanamusohoje cyane n'ahari. Grand frère wanjye Yannick nyine yakundaga gucuranga turi kumwe nkabikunda kuko The Ben na ba Meddy bakundaga kuza mu rugo baje kureba umunyamakuru yitwa Murenzi nyine nabyo byatumye nyine noneho mukunda cyane kubera ukuntu agira ubusabane n'umuntu mwiza cyane nyine cyo na Mani Martin ko babaye benshi The Ben niwe wa mbere number 1 The Ben niwe wa mbere Mugisha Benjamin bigiye kundi rwego bigeze kuri The Ben byo bigeze nakuze nshaka kanyira ikintu nibwirira abakunzi bacu iyo bigeze kuri The Ben muri rugo ibintu byose birahagarara. Nzamanika n'ifoto ye hano. Iyo bigeze kuri The Ben ibintu byose birahagarara. The Ben wanjye The Ben iyo bigeze kuri The Ben runo rugo rurahungabana ubuzima bugahagarara. The Ben ntabwo amuvuga nabi. The Ben ababaye The Ben muri rugo noneho iyo The Ben yasohoye indirimbo umunsi wose iyo ndirimbo birirwa bayicuranga ntabwo wazimya radiyo ntabwo wakuramo televiziyo ngo indirimbo ya The Ben irimo. ni ukuri ni umufana wa mbere The Ben. Okay, ikindi kibazo cya fun questions. Mu buzima busanzwe hari byinshi wagiye ucamo bitandukanye ariko bikagenda bigusigira ishusho runaka bigatuma uvuga ati ikintu cyaranshimishije iki kintu cyarambabaje. Tubwire ikintu cyakubabaje n'ikintu cyagushimishije mu buzima bwawe. Icyagushimishije hamwe n'icyakubabaje mu kurusha ibindi byose. Cyababaje nta kintu kirambabaza ngo kigere ku rwego rugeze. Nta kintu kirakubabaza? Hari icyambabaje ngiye gukora ubukwe ariko ko ndagashyiraho akabazo. Hari umuntu wambabaje ngiye gukora ubukwe. Ni umuntu wakubabaje ariko twizere ko umuntu uzamubabarira nawe ahari. Mbese kubabara ni ibya mbere. Imana izamuhwitura ahubwo we yongere yitekerezeho. Oya, kubabara ni ibya mbere biranafasha cyane binatuma n'umutima uhobohoka. Ngatubwira icyagushimishije unashima n'Imana unashimira n'abantu. Cyanshimishije nshima Imana nshima n'abantu. Nta bantu Imana yakoreyemo nyimara gukora ubukwe bakanera inkunga nkabasha kubaka inzu. Oh my God, Imana yo mu ijuru ni ukuri igifasha buri muntu wese uziko yafashe akaboko ke agafata ku mafaranga y'akaboko ke agafata amafaranga akavuga ati kameze Jado na Bora mbatera inkunga nabo babashe kubaka ejo hazaza. Ibyo bintu byaranshimishije. Uziko ari igihe Imana iguha inshuti mwashereka mbibabwiye. Hari igihe Imana iguha inshuti wowe ukagira ngo ni ibintu biri aha. Hari n'igihe Imana iba yaravuze abantu bakagira ngo ni ibintu bya brage. Imana yivuze irasohoza mwashere. Imana yakoreye mu abantu banera inkunga. Umva Imana yo mu ijuru ibaha umugisha buri muntu wese uziko yanzirikanye. Mbese mbafitiye ideni mbafitiye umwenda mu buzima bwanjye manumva mbafitiye umwenda nanjye nyine mu buzima bwanjye tu. Isaha n'isaha igihe tuzahura bamwe na bamwe nubwo bibera hanze ariko Imana yo mu ijuru ibyo mukora byose ijye ibakubira inshuro ibihumbi n'ibihumbi. Kandi mubyumve pe aho muri hose mubyumve buri muntu wese wafashe akaboko ke
akamereza. My God, so happy icyubahiro. Nuko ndabashimye cyane bashuti bacu mukomeje kudukurikirana. Umva Imana mu ijuru ibaha imigisha myinshi pe. N'abari kudutera inkunga bakora subscribe na like na share, Imana mu ijuru nukuri bongerere pe. Namwe ibyo mudukorera namwe ibibagirira. Okay, shiringiye kukuvamo nyine kuko wamye ukunda kuririmba, wamye ushaka kuba umusitari, wamye ushaka kuba warebwa n'abantu benshi batandukanye. Cyane. Zari inzozi zawe kuba wavuga ati ngiye gukora ikiganiro kirebwe n'abantu 100, wumvaga ari ibintu bihambaye. Ariko kambabwire bakunzi bacu, bakunzi ba Jado na Bora, igihe Jado yakoraga ikiganiro kikarebwa n'abantu 3,000 ku munsi, wari umunsi w'amateka yiwe kuri we. Noneho igihe yabonaga abanyamakuru benshi baza ku munsi, witubeshya tubwire ese baraguteretaga? Oya, ntawaneretaga, ntabwo nabeshya ngo waneretaga, ahubwo njye nyine ntabwo nigeze nyine mfata umwanya wo gukundana. Nabonaga umuntu nyine nkumva ndamukunze ariko simbimubwire, kubera kuko njyewe nabaga nifite ibintu byinshi, ntari kwiga, nikundira umuziki wo wagira ngo yari sheri wawe. Oya, twavuye mu buzima bw'ishuri sheri. Twavuye mu buzima bw'ishuri, nyuma y'umukobwa abwiye ko umukunda ari mu bihe ryari wa mbere na mbere. Wa mbere ntabwo namenye umwaka. Okay, wagize aba ex bangahe? Aba ex kubera umuziki nagize benshi kuko ari nabo naburiraga umwanya nibere muri studio ugasaba turashwanye. Aba ex bo ni benshi. Mugatandukana mu cyumweru kimwe? Oya, mu cyumweru kimwe wo mu kwezi, kubera nyine kutamubonera umwanya. Aba ex bo nagize benshi, aho sinabeshya pe, bananyomoza ndabizi. Bivuze ngo waraterese nta nubwo yigeze umenya ngo urukundo rwawe rwa mbere ni uruhe? Urukundo rwanjye rwa mbere si ibyo ngibyo njyewe nigeze mbijyamo. Urukundo rwanjye rwa mbere ni wowe, kubera kuko niwe twabanye. None se ubu wambwira ngo abandi twateretanye? Oya sheri, hari urukundo rwo kuba mwarakundanye mu gihe cy'imyaka mitoya, atari urukundo rwo kuba waravuze ngo ndakundanye nawe tugiye kubana. Ari urukundo rusanzwe kwa kundi bavuga ngo rw'abahungu b'iyi minsi no mu gihe cyanyu, rwo gutereta mukagenda muvuga ati kano gakobwa nagakunze ngomba kugatereta ku buryo kanyemera. Oya, rero twakundanyeho, ariko yaragize yarakabandi, yarakaninja nyine, ntabwo nyine wenda we byari bitangiye kuza, ariko yarakaninja byatari, yarazikinaga gusa. Ariko uwo munsi wabaye umunsi nyine kubona abanyamakuru bamwihamagarira byabaga ari nk'igitangaza kuri we. Rero ibyo byose ni imirimo Imana yagiye ikora. Haza abanyamakuru benshi batandukanye, Afrimax, Isimbi, yumvaga ari abanyamakuru b'inzozi ziwe, yumva bazagomba kubonana, mbese inzozi ze zabaye impamo. Rero iyo minsi, icyo cyumweru, ayo mezi, ko isi yose ari wikoreye ku mutwe, yumvaga ko umunsi ku munsi yumvaga ko inzozi zabaye impamo. Ariko uzi gufungura uri kureba kuri YouTube ukabona uri kugenda wigarukaho. Ibwanjye byanshimishije, nabyo byanshimishije, ndavuga ati Imana urakoze, byibuze nk'abantu. Njyewe numvaga nyine nashaka kuba umusitari, nkaririmba bikanga, nkabona abantu nibandeba, ariko nkoze ikiganiro nkabona ndebwe n'abantu 1000 bingahe. Nahise mvuga ati Imana habwa icyubahiro, kuko numvaga nshaka byibuze no kuzamenyekana mu mudugudu. None umudugudu byaranze, none ubu ngubu isi yose izi Jado. Imana nyine yarabikoze. Imana ni Imana nyine, ni Imana, ntabwo navuga ngo ni njyewe. Ni Imana ikora ibikomeye, ni Imana byose ibikora. Ntabwo ari njyewe wabikoze, ni Imana yabikoze tu. Okay, sheri, reka dusubikira ahangaha. Bye, tuzasubira cyakomeje. Ni Jado na Bora. Nanjye ariko nzamubaza, subscribe, share and comment. Mwandike comment ibyo nzamubaza.